Dukomeje rero kuzirikana ibyakozwe n'intumwa, by'umwihariko batubwira ubuzima bwa Stefano. Stefano uyu bavuga rero ntabwo yigeze abona Yezu imbona nkubone, ahubwo yabanye n'intumwa za Yezu. Ubuzima bwe bwose rero buranzwe n'ukwemera Yezu wazutse. Ejo batubwiye urupfu rwa Stefano, ukuntu yapfuye yishwe n'amabuye, bamukubise amabuye. Uyu munsi rero baratwereka ukuntu kiliziya mu buzima bwayo bwa buri munsi burya ishingiye kuri Yezu, ntabwo ishingiye ku bihe, ntabwo ishingiye uko isi igenda ihinduka. Oya, kiliziya ishingiye kuri Yezu. Kiliziya ntihinduka, kiliziya ihoraho, kiliziya igendana ikarenga ibihe. Mwibaze namwe rero ngo uko ibitotezo byarushaga kwiyongera, ngo ni nako ibyishimo byarushaga kuba byinshi, ndetse n'abemera Yezu ngo bakiyongera. Ngo nuko muri uwo mujyi ngo haba ibyishimo byinshi. Ese ibyo byishimo byari bitewe n'iki kandi hari itotezwa? Iri jambo rero rikatwibutsa ko kiliziya ni kiliziya y'Imana. Kiliziya y'Imana igendana n'Imana, ntabwo igendana n'ibintu, ntabwo igendana n'igihe, ntabwo igendana n'impinduka z'igihe. Oya, Yezu azakomeza yigaragaze ndetse no mu bihe byose. Itotezwa rero ntabwo ryigeze rihungabana na rimwe ubuzima bwa kiliziya. Itotezwa ntabwo ryigeze na rimwe rihungabanya ubutumwa, urukundo, impuhwe Kristu yifurije abe. Ibi ngibi tuzirikana no mu gihe cya Stefano, munabirebe no muri iki gihe turimo. Kristu Yezu akuzwe. Ese kuba isi irimo intambara nyinshi zitabarika, izo tuzi n'izo tutazi, bibuze Yezu kwigaragaza? Oya. Niba hari impinduka uyu munsi se zikomeye cyane, zimwe zihungabanya n'imitima yacu twese, zabuza se Yezu kwigaragaza? Oya. Iri jambo ry'uyu munsi rero rirakomeye, ngo nuko ngo muri uwo mujyi ngo haba ibyishimo byinshi. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko Yezu uyu munsi arahari, n'ejo azaba ahari, n'ejo bundi azaba ahari, kuko ibihe ducamo ntibifite ijambo rya nyuma ku buzima bwa Yezu na kiliziya ye. Gusenga k'umukristo ntibigendana n'igihe. Kristu Yezu akuzwe. Gusenga kwacu ntago bigendana n'igihe. Ndanezerewe uyu munsi, reka njye gusenga. Oya. Turi mu bihe bidasanzwe, reka sinjye gusenga. Oya. Gusenga kwacu ntibigendana n'igihe. Oya. Gusenga k'umuntu ni buri gihe, ni buri munsi, tukarenga imbibi z'impinduka z'isi. Kuko Yezu ntabwo yigeze ahinduka, nta nubwo azigera ahinduka. Ni nayo mpamvu igihe cyose umuhamagaro wa muntu ni ugukurikira Imana, ni ugusingiza Imana kugeza ku munota wa nyuma. Mu gihe cya Stefano rero habaye itotezwa. Iryo totezwa ntabwo ryigeze rigabanuka, rigendana gusa n'ibihe tugezemo. N'uyu munsi riracyahari. Twebwe ntitugifite itotezwa nk'iryo mu gihe cya Stefano, ryo kwicwa no gukubitwa amabuye. Ibihe byose umukristo acamo ashobora kubonamo ibitotezo.
Suragira ngo hari igitotezo kirenze kuba duca mu ntambara. Suragira ngo hari igitotezo kirenze kuba ibintu bihindura ibiciro ku isoko. Ntituzigere dushakira ahandi hantu ibiremerera umukristo ku mutima no ku mubiri hirya y'igihe tubamo. Ariko icyo gihe tubamo rero ntabwo kizigera na rimwe gihindura ubuzima bwa Yezu na kiliziya ye. Usenga arushaho gusenga uko imyaka igenda yicuma. Nucika intege rero yari akwiye kubyuka, kuko nta gihe Yezu yigeze ahinduka. Ibyishimo by'umukristo ni iby'igihe cyose, ntabwo bijyana n'intambara, ntibijyana n'impinduka z'ubuzima, ntibijyana n'iki. Oya, ni umuhamagaro wa muntu guhimbaza Imana igihe cyose. Yezu yongeye kwibutsa uyu munsi, azakomeza bitwibutse ngo niwe mugati w'ubuzima. Umugati wose umuntu yashaka yirukanye Yezu ntabwo uba utanga ubuzima. Esanse yazamutse, nabuze umwanya wo kujya mu misa. Yezu ni umugati w'ubuzima. Ikintu cyose umuntu yashaka adashyize Imana imbere, icyo kintu kiba ari imfabusa. Ubuzima bwanjye bwahindutse nabi, nabuze umwanya wo kujya mu misa. Yezu yongeye kutubwira, azakomeza bitubwire ngo ni njye umugati w'ubuzima. Umutima w'umuntu nta na rimwe wagira ibyishimo mu bihe byose udashyize Imana imbere. Ni ukuri. Kandi ushobora gutaha ku mutima wa muntu akamuha ibyishimo bisendereye, si ibintu, si abantu, ni Imana. Ni nayo mpamvu umuhanga yaravuze ngo uko umuntu arushaho kugira inyota yo gusanga Imana, nicyo kintu cyonyine gishobora kumuhesha agaciro mu byo nkora, mu byo nshaka, mu byo mparanira hano ku isi. Urashaka ubuzima bwiza, ni ukuri shyira imbere ubutanga. Uriruka ku buzima bwa buri munsi, shyira imbere ubutanga. Yezu mu kuvuga ngo ni njye mugati w'ubuzima, sinzi impamvu yigereranyije n'umugati, ariko murumva ko ifunguro rya muntu ni Yezu. Icyo nashakisha cyose ntashyize Imana imbere, icyo kintu ntabwo kinezeza umutima. Ntabwo ndamenya nanjye neza impamvu Yezu yigereranya n'umugati utanga ubuzima, ariko buri muntu wese agende amusimbuza icyo akunda, muzasanga ko umutima wa muntu iyo udafitiye inyota ya Yezu, n'ibyo turonka byose bigwa nko ku gasi, kuko ntabwo bitanga ibyishimo. Yezu rero ni isoko y'ubuzima. Yohani niwe utubwira ngo Yezu niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Inzira yose umuntu yacamo asize Yezu arayoba. Ukuri kose wavugisha wirukana Imana kuba ari imfabusa. Ubugingo bwose washaka wirukanamo Yezu buba buri imfabusa. Niyo mpamvu Yezu umugati w'ubuzima, niwe nzira, niwe ukuri, niwe n'ubugingo. Ngumwemera wese ashira inyota, amenya igisobanuro cy'ubuzima. N'igihe duciye mu nzira zikomeye ziremera, umuntu wese ufite ukwemera ntabwo agira nk'imboni nk'iy'umuntu udasenga. Gusenga nicyo kintu gikomeye cyane, kitwibutsa ubwenge bwacu, kitwibutsa urukundo rwacu, kikatwibutsa n'icyo tugomba guharanira mu gihe cyose tugifite umwuka w'abazima hano ku isi. Ese ni gute twagira iterambere twirukana Yezu mu buzima bwacu bwa buri munsi? Ese ni uwuhe mugati twarya ukadutera ibyishimo nk'ibyo Yesu aduha?
ese n'uwo muvuduko nakwirukamo nshakisha ubuzima nirukana Yezu muri njyewe? Ni uruhe rukundo nagira se nirukana urutanga? Niyo mpamvu Yezu rero yongera kutwibutsa ko mu bihe byose niwe mugati w'ubuzima, niwe utanga byose, niwe ugena byose. Tumutakambire rero inyota ya muntu ibeho ishakashaka uwo mugati utanga ubuzima. Twese turawushaka, ariko igihe cyose tutimitse Yezu muri twebwe, n'ibyo turonse byose bitubera imfabusa. Yezu mwiza ukomeje kwigaragaza nk'umugati utanga ubuzima, nadutera iyo nyota yo kumushakisha mu byacu no mu bacu. Tubanze Yezu Kristo. Nyagasani Yezu nabane namwe.